uyu muhanda tuwutezeho byinshi. uyu muhanda uragenda ukagera za Bureshi ikiriya ni wonse. Mu rwego rwo kwagura umujyi wa Byumba mu karere ka Gicumbi hari kubakwa imihanda mishya itandukanye. Twebwe twasuye umuhanda Byumba Ngondore, umuhanda wa kaburimbo ungana n'ibirometero 15 n'ibice 53. Abaturage batuye mu murenge wa Byumba barishimira ko bari kubakirwa umuhanda uzahuza umujyi wa Gicumbi ni centre ya Ngondore. Abaturage kandi baravuga ko bishimiye ko bahawe iki gikorwa remezo, kandi baravuga ko bawitezeho umusaruro binyuze mu kunoza imihahiranire. Twawakiriye neza cyane, twarishimye cyane, ibyishimo byaradusaze mbese. Ubwo twumvaga tuwukeneye cyane, tuwukeneye kubera ko habaga ibintu iyo imvura iguye haba ubunyereri bukabije, imodoka zikanyerera ntizigere iyo zijya, amagare, moto, abanyeshuri bava kwiga ugasanga tugombye kujya kubasanganira kugira ngo tubashe kubacisha muri Rwangondo, ariko nibamara kuwukora nibura abanyeshuri bazaba bagenda neza, imodoka zigende neza nta kibazo. Iterambere tuba tubona nta umwe muzi ko Kigali hazagera kaburimbo. Twabyumvaga gutyo gusa tukumva ko bitazashoboka. Baratubwiraga twumva ko bitazashoboka, ariko none twabonye ko byashobotse. Perezida Paul Kagame niwe tubikesha, turamushima cyane. Twagendaga guhaha n'ahantu cyangwa kure, cyangwa twaza ahantu muri karitsiye tukabona hari n'utuzi tubi tumeze nabi, ariko hagiye gusobanuka, hagiye kubaka umuhanda mwiza ugiye muri kaburimbo. Utuzu twari dushaje baradusenye, hagiye ku iterambere ndetse rirambye. Tugenda ubuhahirane bugiye kujya buza neza, tugiye ku iterambere. Turishima Paul Kagame yatugejeje ku iterambere ryiza rirambye. Njye nitwa Hakizamungu Donate, nkaba ntuye mu kagari ka Kibari, umudugudu wa Ruzo. Isibo yanjye njye mfite isibo yitwa Icyerekezo. Ni ukuvuga ngo uyu muhanda tuwutezeho byinshi, tuwutezeho ubuhahirane, tuwutezeho imigenderanire n'iterambere rirambye cyane cyane cyane. Uyu muhanda mwari mwarawemerewe igihari, bigeze bawizeza kugira ngo mubone haciye igihe kirekire n'abasaza bacu binaha bagiye bavugaga uyu muhanda, bavuga bati tuzawushyiramo kaburimbo, ariko byanga bikunda urabona muri iki gihe tugezemo wageze uremerwa koko. Ahubwo akenshi kubera ko twawutegereje igihe kirekire barawutubwiraga tukumva ari nk'impuha, ariko noneho bibaye ngombwa ko utugeraho pe imbona nkubone. Urumva tuzajya duturuka Gatuna tuzamukire Ngondore tugere Ibyumba tutagombye kujya i Kigali. Ubu urumva ko imihahiranire n'imigenderanire bizagenda neza. Turabishima cyane, ariko ahanini dushimira guverinoma y'u Rwanda, kuko guverinoma y'u Rwanda niyo yafashe igitekerezo. Abandi baza buririraho, ariko guverinoma y'u Rwanda niyo dushima cyane, tugashimira Perezida Paul Kagame we watugejejeho uyu muhanda. Rwose ni mu gitekerezo cya Perezida wa Repubulika. Murakoze cyane. Tuvugana nawe kuri telefone, umuyobozi w'akarere ka Gicumbi Bwana Nzabonimpa Emmanuel yavuze ko uyu muhanda wubatswe kuko ngo uri mu byo Perezida wa Repubulika yemereye abaturage. Kandi uyu muyobozi yavuze ko muri Byumba hari kubakwa imihanda myinshi igiye itandukanye mu rwego rwo kwagura umujyi no gutuma umuturage ugana cyangwa utuye Gicumbi atura aheza. Uriya muhanda uri mu byo Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yari yaremereye abaturage. Ndavuga uri mu mihanda y'umujyi wa Byumba, uracyari igice cyose kiri mu mujyi, aho turi kubaka ibirometero 15 n'ibice 53. Ubu ni imihanda rero ya Byumba Ngondore ni wari uvuze, ariko n'umuhanda uva mu mujyi werekeza ku bigo bya Dorasari ndetse na Bon Conseil ku bahazi. Ariko noneho hakaza n'indi mihanda y'amabuye hano mu mujyi wa Byumba, hakaza n'undi muhanda uca muri centre ya Miyove wongera gusubira muri kaburimbo ku bakoresha n'umuhanda wa Base Gicumbi.
numva rero icyo tubasaba ni icya mbere no gushimira umukuru w'igihugu waduhaye umuhanda kandi abaturage bose badusaba gushima ubwo butumwa namwe mwabutambutsa bakumva ko abanyagicumbi turi gushima umukuru w'igihugu ku mihanda yaduhaye n'ibindi byinshi yaduhaye ariko by'umwihariko imihanda mubajijeho ikindi ariko nk'uko tubasaba mujyi cyangwa se cya gice cya Kibari umukuru w'umuhanda wa Byumba Ngondore turi guhatunganya icyo twita gukora icyo bita physical plan, turi gutunganya ibibanza byo gutura no kunoza uburyo bw'imiturire tuhashyira amazi, amashanyarazi, imihanda kugira ngo amashuri yaranahageze kugira ngo dufatanye kugira ngo umujyi wacu ariho uzagukira kuko n'igice ubona kibereye gutura. Rero twasaba rero abahatuye kugira ngo bakomeze bumve ko cyangwa se nyine abagize umugisha wo kubona izo ngurane bafata amafaranga neza bayakoresha mu gushaka heza ho kuba. Abasanzwe nyine bahatuye nabo bakwiye kuba nk'abanyamujyi nk'ab'umujyi uri gusanga kugira isuku, gukomeza kuvugurura aho baba n'ibindi bijyanye nyine n'aho umujyi ujya no guteganya ko umujyi ukwiye kuza usanga n'ubundi iterambere, ubucuruzi, sitasiyo za esanse n'ibindi. Ni ukubabwira muri make ni iterambere rikomeza kandi turifuza ko iterambere risanga naryo baryiteguye nk'uko dusanzwe tunabizi ko dufatanya muri byinshi. Urebye n'icyo ni ugucunga neza ingurane bahawe kugira ngo bature neza aho bagiye gutura, nanabasaba yuko aho batuye naho bakwiye kwirinda aho bahereye ingurane bakwiye kwirinda gukomeza kuhashyira ibikorwa, ariko nanone tukanasaba yuko n'uwakenera kubaka turahari nk'akarere batwegere n'aho bagiye gutura turebe ko bagiye gutura hakwiye ahemerewe guturwa kugira ngo tubafashe, turahari ku bwabo ngo tubafashe. Ndabibutsa ko imihanda ari ibikorwa remezo biba bikenewe cyane cyane nk'ahantu hakenewe iterambere, kuko imihanda niyo ituma abantu bava ahantu hamwe bakajya ahandi. Akarere ka Gicumbi rero kari gukora ibishoboka byose ngo umujyi wa Byumba ugire imihanda yorohereza abawuganamo kuhagera kugira ngo ishoramari ryaguke kandi umujyi utere imbere.